Umukozi w'ikinyamakuru cy'ikimenya bose ku ruhando mpuzamahanga cyitwa Igihe yasuye gereza ya Mageragere, ariko dore ubutumwa yatugeneye nyuma y'uko amaze kuvayo. Yagize ati amatsiko yari yose ubwo nasuraga igororero rya Nyarugenge, nibazaga uburyo abarimo bafashwe by'umwihariko ku bijyanye no kwidagadura. Nyuma yo guhabwa ikaze n'ubuyobozi bw'iri gororero ryari ryamuhaye amahirwe yo kurisura, akihera ijisho imibereho y'imfungwa ndetse n'abagororwa. Babanje kandi kujya gusura igipangu kibamo abagore gusa, aha ni nk'aho twakita muri dortoir z'abagore. Ni abagore uraranganyamo amaso ugasangamo ab'ingeri zose, kuko harimo abakuze, abakiri bato ndetse n'abafite abana muri gereza. Ubusanzwe kandi kimwe mu bintu bibafasha kwidagadura bikomeye ni umukino witwa agati, mu gihe hanze aha ngaha bakunda football, bagakunda volleyball, basket n'ibindi, ariko muri ino gereza umukino ugezweho ni umwe w'abana. Buri umwe wese uri kuwunyumva yawukinnye yiga primaire ndetse na za gardienne, ariko muri ino gereza abantu niwo mukino bakunda bafana nk'uko uri kubireba kuri screen yawe. Ubaye utaragakinnye mu mashuri abanza byansaba gushidikanya ko wayize, kuko buri wese wayize yaragakinnye n'urucabana. Uko bamwe kandi bakina agati abandi barabifana mu bicu kandi babikunze, niko hari n'abandi baba bari mu mirimo itandukanye. Hari abadozi, abogosha, abasiga inzara, amaverine ndetse n'ibindi. Muri make buri wese agerageza kubyaza umusaruro ubumenyi afite muri ino gereza mu buzima buba butoroshye bwo kuba ahantu hamwe. Iki kandi ni kimwe nuko haba hari abandi baryamye barebera mu madirishya iby'abari mu kibuga, kuko baba bafite ubwisanzure buhambaye. Si umukino w'agati bakina kandi gusa, kuko bafite ibibuga by'imikino yose. Nyuma yo gusura igipangu cy'abagore bahise bama umwanya wo gusura icy'abagabo, ino niyo twakita dortoir y'abagabo. Aha niho kandi nanahagiriye amahirwe yo kureba umukino wa Esperance ndetse n'intare muri ino gereza wiharirwa n'abatari bake. Uko uyu mukino wa Esperance wabaga niko haba basketball, volleyball nabo bari barimo bakina, ariko ubwo kimwe no mu bagore indi mikino nk'amakarita, igisoro ndetse n'indi iba ica ibintu batsindana kakahava koko. Uretse kandi abakina imikino itandukanye, hari n'ababa bafanira yaba ku kibuga cyangwa mu byumba byabo biryamiye. Hari n'ababa bari kureba televiziyo bakurikira gahunda zo hirya no hino ku isi kugira ngo bamenye aho isi igeze. Nyuma kandi yo gusura aha hose rero bahise bajyana mu cyumba bidagaduriramo cyangwa se salle y'imyidagaduro. Iki cyumba gikoraniramo imfungwa n'abagororwa, maze abafite impano yaba mu kuririmba, kumurika imideri ndetse n'indi mikino inyuranye bagasusurutsa bagenzi babo muri iki gipangu. Muri iyi nyubako nahaboneye impano cyane cyane mu muziki. Umwe mu bo nagushimira n'uwitwa G-Try, umuraperi w'Imana itangaje uri kugororerwa i Mageragere n'itsinda ricuranga umuziki wa live ryitwa Amigo Band. Si abanyamuziki gusa kandi bahagaragaye cyangwa se bagaragaje impano, kuko muri iri gororero harimo umuhanzi w'imideri witwa Uno Fashion, ufite imyenda ahangira muri iri gororero ndetse akanategura ibirori byo kuyimurika muri iri gororero ririmo abatari bakeya b'ingeri zose. Ikindi wamenya cyo Fata ku mavuta mwamenye mutari bake ni umuyobozi ushinzwe imyidagaduro wingirije muri ino gereza ya Mageragere. Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta umaze igihe agororerwa i Mageragere, ubu ni umuyobozi wungirije ushinzwe urubyiruko, siporo ndetse n'imyidagaduro. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, yashimiye ubuyobozi bw'amagororero mu Rwanda kuko bubafasha kugororwa ariko banahabwa ibyo bemererwa mu burenganzira bwabo nk'imfungwa ziri kugororwa. Uyu Fata ku mavuta yagize ati nza hano ntabwo numvaga ko nzagira ibyishimo nk'ibyo mfite aka kanya, kuko iyo umuntu agifungwa aba yumva isi yose imuvuyeho ndetse kandi ibyo byose bimurangiriyeho, ariko nasanze ari igororero kuko baha imfungwa ndetse n'umugororwa uburenganzira bwe busesuye. Fata ku mavuta yavuze ko imfungwa ndetse n'abagororwa bahabwa uburenganzira, kuko uretse kuba baba baragonganye n'amategeko
baba bataragonganye n'igihugu. Yagize ati uretse kuba kandi umuntu uri hano aba yaragonganye n'amategeko, ntabwo aba yaragonganye n'igihugu. Niyo mpamvu ari byiza kuba ahabwa uburenganzira asabwa cyangwa se agenewe. Nibyo kandi sinarenga izi nkuta igihano cyanjye kitarangiye, ariko izindi gahunda zose uzi ndazemerewe. Fata ku mavuta yagaragaje ko bakora siporo n'imyidagaduro bihagije, abashinzwe ubuzima bwabo ndetse n'ababafasha kwiga ibintu binyuranye n'ibindi byinshi barabafite. Uretse ibyo kandi bakorerwa imbere mu igororero, Fata ku mavuta ahamya ko bafite radiyo ibafasha gukurikira amakuru yo hanze ndetse na televiziyo bifashisha barebaho amakuru ageze n'isi aho igeze, ndetse n'amakuru y'imikino n'imyidagaduro byose barabibona. Yakomeje agira ati kandi hanze ntabwo makumbuye pe, ndacyafite byinshi byo gukora hano, abantu babe banduhutseho gato. Nahabaye igihe kinini cyanjye, ubu ndi gutekereza kuri Fata ku mavuta mushya, apana uwahashize. Si Fata ku mavuta wenyine kandi waganiriye n'ikinyamakuru Igihe, kuko baganiriye n'undi muraperi uzwi ku izina rya G-Try, ariko amazina ye bwite akaba ari Dusabire Eric, akaba kandi umwe mu bahanzi bari mu igororero rya Mageragere. Uyu musore kandi yakatiwe imyaka isaga 15 kubera gukoresha ibiyobyabwenge, akaba amaze gukuramo 6. Ahamya ko kandi yabanje kugorwa no kwiyakira, ariko kuri ubu ameze neza. G-Try yaburiye abahanzi bagenzi be bose bagikoresha ibiyobyabwenge agira ati ubutumwa nabaha ni uko biriya bintu inyungu ya mbere irimo ari igihombo, ndetse no kwisanga hano mu bihano nk'ibi kandi ufite impano nk'iyo mfite, bitonde rero nabo. Ngayo nguko rero nguwo ubuzima bwa Mageragere. Uno ni umusozo w'iki kiganiro, njye wakugezaho kino kiganiro nitwa Kwibuka Ronje. Ngira ngo wabonye ibibera Mageragere nubwo atari bibi, ariko ntabwo wakifuza kujyayo. Irinde rero aho wagonganira n'amategeko hose. Nimba ari wisanze kuno muyoboro bwa mbere, kanda subscribe. Ubu ni ubwami bugari bw'ibyegeranyo mu Rwanda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.